Inama mpuzamahanga yiswe Fostering the Future Together Global Coalition yabereye muri White House, Washington DC, yateguwe n'umugore wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Menya Trump. Yari igamije kureba ku bintu byinshi by'ingenzi bifitanye isano n'ejo hazaza h'abana ku isi. Akaba ari inama rero yitabiriwe n'abagore b'abakuru b'ibihugu ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye bahagarariye ibihugu byabo. Umugore wa Donald Trump rero Menya Trump yagaragaye muri iyi nama ubwo yinjiranaga n'irobo iruhande rwe, bagendana intambwe ku yindi ndetse ikaza no kuba ariyo yakira abantu ikanatangiza inama. Ibi rero bikaba byari bigamije kugaragaza ko ayo marobo cyangwa ikoranabuhanga buhangano ryajya rikoreshwa mu gufasha abana, ko ryanakoreshwa mu kubigisha, aho kuba ikoranabuhanga ryaba ikintu cya mbere cyo kuyobya abana barikoresha mu gihe barikoresha nabi. It is an honor to be at Fostering the Future Together's Global Coalition inaugural meeting. I'm Figure 3, a humanoid built in the United States of America. I am grateful to be part of this historic movement to empower children with technology and education. Iyi nama rero yabaye mu byo yari igamije, hari hagamijwe guteza imbere abana hifashishijwe ikoranabuhanga, guteza imbere uburezi n'udushya, kurinda abana ingaruka mbi z'ikoranabuhanga. Iyi nama kandi yashyize imbere cyane uburyo abana bashobora kungukira ku ikoranabuhanga rigezweho nka AI cyangwa se Artificial Intelligence, Robotics cyangwa se systeme y'amarobo n'ibindi, kugira ngo bigere ku rwego rwo hejuru cyane byakomeza gufasha abana muri iyi gahunda y'ikoranabuhanga. Ibi rero ni nyuma y'uko n'ubundi hari hamaze igihe hagaragara ko abana bakoresha ikoranabuhanga nabi ribangiza aho kuba ryabafasha, dore ko nk'uko bagiye babigarukaho hari uburyo bwinshi ikoranabuhanga ririmo n'ikoranabuhanga buhangano cyangwa se ibimaze kumenyekana nka AI ko ryajya ribafasha ku rwego rwo hejuru, aho kugira ngo ribe ryaba ikintu cy'ingenzi cyo kubasenya, cyo kuba cyasenya ejo habo hazaza. Iri huriro rero cyangwa se iyi nama Fostering the Future Together yabaye, ikaba yari igamije kuzafasha ibihugu kubona ikoranabuhanga rigezweho, harimo n'ubwenge buhangano cyangwa se AI, kuba ryafasha abana, abarimu ndetse n'ababyeyi, rikaba ryanakomeza kurinda ibyago bikomeza kugaragara umunsi ku wundi biterwa na internet. Ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga rero bikaba byaramaze guteza imbere izi gahunda, kandi bikaba byaremeye kuzatanga ikoranabuhanga rihagije ku bihugu byitabiriye iyi nama ibereye Washington DC ku buntu cyangwa se ku giciro gito, hagendewe kuko bagiye bitabira iyi nama cyangwa se uko ibihugu byagiye byitabira iyi nama iteguwe n'umugore wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Menya Trump. Muri iyi nama kandi uyu mugore wa Perezida wa Amerika Menya Trump yanagarutse ku ngaruka z'ikoranabuhanga zikomeje kugaragara, akaba ari igitekerezo kandi cyanashyigikiwe na Macron, umugore wa Perezida w'Ubufaransa Macron. Rero Macron we akaba yaranatangaje ko igihugu cyabo cy'Ubufaransa cyafashe ingamba zo kugabanya igihe abana bamara ku matelefone ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ko bibangiza kandi byagakwiye kubafasha, aho usanga abana bakiri bato birirwa ku mbuga nkoranyambaga nta kintu kizima barimo gukora usibye kureba amafoto ndetse n'amavideo y'ibindi bintu byo gushimisha ubwonko, ko kandi ngo nyuma y'igihe aribwo ingaruka zigaragara mu mitekerereze ndetse no ku buzima bwo mu mutwe bikomeza kugaragara ku kigero cyo hejuru ku bana ku isi hose. Ibi ngibi rero akaba ari byo bibazo bikomeza kugaragara mu bana bagirwaho ingaruka ikoranabuhanga, kandi ngo ikoranabuhanga riramutse rikoreshejwe neza ku bana mu myigire yabo byatuma bagira ubumenyi, bagakura imyigire yabo iri ku kigero cyiza kandi nta hungabana cyangwa se ibindi bibazo batewe n'izo mbuga nkoranyambaga cyangwa internet, nk'uko bakomeje babiganiraho uyu Menya Trump ndetse n'umugore umukuru w'igihugu w'Ubufaransa Macron. Ubwo we yagaragazaga ko mu gihugu cyabo cy'Ubufaransa bagabanyije izi gahunda cyangwa se bagabanyije igihe abana bamara ku matelefone ndetse n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kuko ngo basanze bibangiza ku rwego rwo hejuru, bityo bigatuma no mu mikurire yabo usanga bagiye bakurana ibibazo bigiye bitandukanye baterwa na internet, dore ko umunsi ku wundi aribwo internet nayo ikomeza kwiyongera cyangwa se hakomeza kugenda havuka ibintu bishya bishobora no kuba byashyira ubuzima bw'abana mu kaga. Niyo mpamvu rero muri iyi nama bakomeje kwibanda cyane ku hazaza h'umwana muri rusange cyangwa se ku isi hose, barebera hamwe inyungu cyangwa se barebera hamwe uburyo bw'uko ikoranabuhanga ryaba ikintu kizima cyajya gifasha abana kugira ngo kibe cyabangiza, kandi koko banasanze ko byafasha. Ukurikije n'urugero Menya Trump yatanze ubwo yinjiraga muri iyi nama azanye n'irobo bagendana, akaba rero yarashatse kugaragaza ko niyo gahunda y'amarobo nayo yajya ikoreshwa mu gihe wenda abana bari mu rugo cyangwa se batari ku mashuri. Izi gahunda z'amarobo zikaba zabibafashamo mu myigire yabo ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye, gusa bigamije ibintu byiza ku buzima bwabo, bitagamije kuba byabahungabanya cyangwa se ngo bibangize mu bundi buryo. Reka ngushimire rero wowe ukomeje gukurikira Isaniro Empire mu makuru agiye atandukanye.
bantu mushaka kubaka mu mpeshyi y'uyu mwaka, ndagira ngo mbabwire ko igihe cya nyacyo cyo gusaba impushya zo kubaka ari uyu munsi. Nimugane rero iSolution Limited babafashe, abarahita babakorera design zigendanye n'imishinga mushaka gukora, ubundi babashakira impushya zo kubaka, hanyuma bazabubakire. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri nomero 0788186438 cyangwa ubandikire kuri email ariyo isolutionkigali@gmail.com. iSolution Limited ntitugira amanyanga.